Nongeye kwasuhuza abakunzi ba Kiza TV aho muherereye hose impande enye z'isi, abari mu Rwanda, abari muri Canada, mu Bubiligi, muri Amerika. Nukuri nari bakumbi rero ndabashubira mu izina rya Yesu Kristo n'ibyishimo byinshi, nizera ko mwanya umwaka amahoro. Umeze mute n'amahoro? Nanjye ndaho ndashima Imana. Kuko mumenye rero kuri kamera za Kiza TV bagezaho ivugabutumwa, ubuhamya, ibiganiro bitandukanye. Ni muri uwo mwanya rero nabazaniye umutumirwa ngaha kuri kamera za Kiza TV kugira ngo tuganire. Mwari gukumbuye muri benshi rero turatumwakire hano ababwire icyatsi muzanye hano nuko ameze, ubundi dukomeze ibiganiro. Rero amubonye mutumirwa dutanga kuri kamera za Kiza TV mwari mukuru muri benshi, agiye kubibwira ubundi dukomeze ikiganiro. Karibu mu kiganiro. Y'abakunzi ba Kiza TV mbanje kubasuhuza. Ashimwe mbifurije imyaka mishya muhire, mwari mumaze igihe mutambona kuri Kiza TV. Yesu nashimwe aho muherereye impande n'impande, iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo bikaba bitandukanye. Damascene mwamubonye yitwa Damascene cyangwa Jackie, ni umugabo Imana yagiye neza. Jackie nawe gukumba ari benshi, uraho neza? Ndashima amakuru. Yes. Wabuze? Ndahari, ndashima Yesu. Namahoro. Abantu barakubuze bakumbaza aho Damascene beze bite, kugira ngo bakunzi ba Kiza TV ahantu baraburiye nuko byagenze, ubundi basobanura baragiye. Nuko ndahari ibibazo nagize mu minsi yashize yemerera kutaboneka, nahugiye mu bintu by'imanza gatoya. Urabizi nyine ibyo gushaka ubuzima, ibintu by'amasambu urabizi, ni ibintu biserereza. Urebye naburanaga mbese iwabo wa mama, kuko mu buzima bwa nyirabwo nigeze ngira ababyeyi, ariko byanze bikunze mfite aho nkomoka, imvugo kwa mukecuru. Byabaye ngombwa rero hari ahantu umusaza yari arampaye, bamarume bagerageza uburyo bashaka kuhandiganya, biba ngombwa ko ntiyambaza ubuyobozi, biba ngombwa ko tugera mu mategeko. Hamwe babanza no kungura, ariko Imana yari kubyemeza. Gusa ndashima Imana, naratsinze, byaje kugenda neza. Rero ndatsinda, aribyo byatumye saho nk'umuntu uvugaho gatoya. Urabizi ko nigira ngo Damascene nta guciye mu ijambo, abantu benshi bigaga bambaza mu Damascene bagenzi kuki bakijijwe barabatizwa, we ntiwabatizwa kandi warize, ese nicyo cyabiteye, ese waraguye, ese waba wasubiye mu byaha, ese iki kintu cyatumye tubatizwa, kugira ngo kandi watangiye kwiga yogiyemwe n'abandi we ntubatizwe, nicyo cyabiteye, imizengo mizabiteye ntubatizwe niki, kugira ngo dukurikiye. Bakunzi ba Kiza TV baje kubasobanurira. Urumva nagiye mu bintu bitandukanye, njya mu bintu by'imanza, hahandi numvaga no ku mutima, urumva barayindi mu manza, hazaho kumva ko mbese ku mutima wawe akazamo gutekereza nabi, akazamo kongera gutekereza kuri ruhande, akaza mbese kuba natandukira nkajya hirya ya Nyagasani. Biba ngombwa kuvuga ngo ngiye kubatizwa, ndetse ko twigira ububatizwa hamwe, yewe njya kubazwa, njye bakutavuga ngo ngiye kubatizwa, umutima wanjye umwumva udakiranutse neza, ndavuga ateka mbanze ndangize ibyo narindimo, ariko n'ejo nabatizwa, n'ejo nabatizwa. Damascene ntabwo bitukira aho ngaho kubatizwa, ntabwo byumvika ku buryo barize urangiza ntubatizwe, kandi n'ubundi imanza ariko tukambatizwe, imanza zikomezemo mu nyuma. Mu bushake bukeya Satani yabaragufashe, basubiye mu byaha, abantu bavuga Damascene yaraguye, yongera umutinganyi, yongera indaya, ese kuko nibyo cyangwa ahagaze neza mu murongo w'agakiza? Sobanura neza ku buryo abantu bumva uko bimeze. Ibyo aribyo byose abantu bavuga ayawo, hari impamvu zo kuvuga ngo njye kubisobanuraho cyane. Icyo uzi cyo nuko umutima wanjye ntabwo ucira urubanza, njye ntabwo nasubiye mu mutinganyi. Mwakikuta sinzasubirayo, mwegikuta rero koko ntabwo nzasubirayo. Aho navuye hari inyuma ndahazi, inzu bubi bwabo. Kumva ndashima Imana kuba wenda narahavuye ntacikiye akaguru, narahavuye ntacikiye akaboko. Ubwo rero narabaye nk'imbwa yasubiye ku birutsi. Ni ukuri Damascene ntabwo nasubiye muri ziriya nzira. Ikintu cyatumye mvuga wenda simbatizwe, urumva hagiye n'ibyo ngibyo. Umwanya wa bukeya
wenda si ukuvuga ngo wenda ngo iby'isi naribikishije Imana kuko iyo bagiye mu manza hazaho n'impinduka urumva wenda ijambo ry'Imana rivuga ngo izuba ntirikarase ngo rirenge rifite umujinya hajemo kugira ibintu by'uburakari bakujya ngo mvuge ngo reka nihutire gukiza kandi numva ku mutima wanjye harimo nk'ikizinga biba ngombwa ko mbanza kwitekerezaho ntabwo nari kujya kuvuga ngo ngiye muri ya mazi matagatifu numva nakijijwe impamvu waziye muri aya mazi menshi wazi kubatizwa ntabwo ari ukijijwe ijana rwose urumva hajemo ibindi bintu ujya ntakizagira umuntu ukoresha kode iyo uri mu bintu by'ibibazo cyangwa uri mu bintu by'imanza hazamo ibintu by'ibigusha aho navuze ngo ushaka gukora ibyiza ngo ibi bikanga bikazukira aho Damascene by'ibigusha uhereye mu rubanza rwawe nk'iki bakaba bagukiye ku byo byatumye ibi imbogamizi kubatizwe n'ibyo cyabona dukiye aha wenda hari igihe yize kubitekereza umubyeyi wacu shangazi Jane arabizi namwe ndumva yize kubivuga wanje kubisubiza cyane kuri yaranasenze cyane yarajyaga mu manza yarasengeraga hahandi haje buri bintu by'amarozi batangira kujya kumva ibintu by'amahembe ibintu bikazajya bifata urumva byagufashe ugiye kubatizwa byagufashe ugiye mu by'imanza byagufashe ngiye kubatizwa byafashe ndimo kwiruka urumva natangiye kwirukanka mu bintu byo kuburana mu byo mu kwezi kwa munani tumaze kuva muri guma mu rugo na guma mu karere natangiye kwirukanka mu bintu by'imanza uzi ko cyagiye ibintu by'imibatizo hari ibintu ingamba leta yagiye ihagarika twakagombye kuba twaratijwe muri biriya bihe ariko kubera ibihe twari turimo abakozi bakiza Fraude TV murabizi twari mu bintu bitatwemerera kwidagadura bitewe n'akatwari turimo na corona ya ubwo rero bimaze gutuza numvise ko guma mu rugo na guma mu karere bivuyemo kuko nari naratanze ikirego ese ntangira ni kwa bareka iki ni ibintu bijyanye n'amasambu ni bijyanye n'imitungo narebye yizungura ku buryo bungana yanareganaga na bamani kubera bamani hajeho ibintu byo kuvuga bagifite byari by'imyumvire ya mbere ngo umukobwa ntabwo afite ijambo ntabwo afite agaciro ku mitungo y'ababyeyi yanaregeye izungura rero ku buryo bungana kuko itegeko rivuga yuko abana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu bafite uburenganzira ku mitungo ababyeyi babo baba barasize bamani rero ntabwo babyumvaga baravugaga ngo baraduhaye bagati natwe baraduhaye hahandi bakoze n'ibintu by'amafuti bakora ibintu bijyanye n'inyandiko mpimbano bakoresha umukecuru ngira ngo mu kujya gushyirwa umukecuru ntakizwa waramberekeje mu guhabona umukecuru barateruraga ibintu byose barabimukoreraga bakavuga ngo yakoze irage natwe se yakoze irage umukecuru ko ataminaga abantu ataminaga abana natwe atatumenyera kuri abasikuru yaje gukora irage gute haje kubamo marume umwe ikintu cyaje kuntangaza yari umuntu wanize unajijutse arangiza abakoresha irage muri ubwo gukora irage rero nicyo kintu cyanambabaje cyane gituma ibintu bimwe bishyira ku ruhande iryo rage barikora hari abantu b'abanyamuryango abitwa ba mama wacu bamwe batigeze bajya muri iryo rage nanjye urumva nubwo ntavuga aho ngaho kibutse ariko bamavuka aho ngaho nari kuza nk'umuntu umuhagarariye kuko ndi umuzungu wabandi wa nyakwigendera ariwe mama nibwo nahise mpagira ndavuga ati iri rage ntabwo ryemeye umwe ahita ambwira ngo wowe ntabwo uzanazungura niko yarapfuye kubera hari umusaza yari yampaye hari harimo inzu harimo n'umurima marume ahandi abahanyagura akihanyagura nahise nkora iki numvise atitangira kumbwira ngo we ntabwo uzanazungura nibwo yarapfuye nahise ngira iki nahise ngira uburakari bw'umuntu ndavuga itegeko rinyemerera kuzungura 100% ntabwo ari na 99 kuko ni umuzungura wanje wa nyakwigendera ariwe mama umbyara ubwo nahise ntangira iki bitaninjira mu mategeko bitaninjira mu buyobozi ntangira gukururana n'abavandimwe bitangira kwegana ariko ikintu ushima Imana ba mama wacu bageze muri 4-5 bambaye hafi ba mama wacu bageze muri 4-5 bambaye hafi bajya kuri kote yanjye ikintu ushima Imana cyane Imana burya ni nyambabazi Imana yankoreye ibintu by'igiciro cyane hahandi ba mama wacu aribo bambaye n'urubaza niryo waruhagarariye bamarume bamwe bakavuga ko ntabwo tukwemera ngo ntabwo tugomba kuburana n'umwicwa ngo turaburana n'umwicwa gute kandi bashiki bacu bahari Damascene n'ubwo urubanza rwagiyemo wagiye mu buyobozi ujya kurega muraregana muraburana uratsinze birakemutse ese maze gutsinda watsinzwe byagenze ya ubu ngubu mu mudugudu ntabwo byagenze neza babanje kutugura mu kagari barasuzugura n'umuryango wifashije ukomeye aha tugeze mu bunzi b'akagari bo bari barahanye inka
tugiye bajya kutwereka mbese tujya kwerekana aho ibikorwa by'ababyeyi basize banyakwigendera imirima yose bahise bayigira ingarigari bababwira ati se ko mbona imirima yose muyigira ingarigari ziboneka gute ingarigari yatawe mwumva ibyo ngibyo byari ingingo ingegera nkongera nkababaza ese ko muvuga ko ababyeyi babahaye baba barabashingiye igiti ibyo byose Nyagasani yarambye hafi yawe bivuze ngo urubanza waraburanye uratsinda baguhaye isambu ya mama wawe umeze neza natsinze mu bunzi b'umurenge kereka nihaza kuvuga ngo barajuriye wenda bakajya kwa mati bakajya kugisha inama bagashaka kujurira urukiko ariko n'ubundi mu rukiko nzatsinda kuko ibyo nabubanaga urebye urubanza ni urucabana ntabwo ari amahugu ati urubanza ni urucabana ntabwo ari amahugu Damascene abantu bavuga ati Damascene umwaka turangije 2021 bari kuza ku ubukwe bwatugiyewe n'abari mu gihe kinini cyane fasha umwanya wo gukizwa ndakijijwe ngiye kubatizwa ubundi ndakubatizwa bishaka umudamu ntabwo byaba ese umudamu mwari gushaka mukamunani ese uracyafite fiancé ese mwashwanye ese ntawe ibintu byaremeze ko iyo byamo barimo harimo bivusha mu by'ukuri rero ntawe waramubuze se tumushakire bimeze biti umukobwa arahari ariko mvanagiye kugira muri ibyo ngibyo ntabwo nari kujya kumwibamba namufite ariko nzamuzana no kwikiza ati nuko bazamuzana kujimuzana abakunzi baramwikiza bakambira ati ese umudamu Damascene wawe ese umugore utwereka ese kuko nibyo abantu bafite Damascene babesha se n'ukuri ese ndishaka kuri kwa nyako umugore uramufite umushefu umufiancé umufite ese nibyo koko cyangwa byakunaniye rero Keza Claude TV reka maze gusobanurira n'akamukate n'abantu badukurikiye impande n'impande ibyo ari byo byose urabizi gushaka no kubanza kwitonda urumva ibyo gushaka si bikoresheje fiancé arahari urumva ariko wumva ibihe nari ndimo ntabwo byanyemeraga guhita nihutisha urumva ntabwo nari kuzana umugore vuga ngo nzahira he nzamutungisha iki urumva na biriya biba bikenewe urumva naramubwiye ati rero sheri hari ibintu ndimo kwiruka kandi yarabibonaga yumva no kujya gusomerwa yaraberekeje arahari rero hari igihe nzamuzana imbere ya kamera ukuri mubamurikire abantu badukurikiye ubaho umunsi n'igihe umukunzi wawe uzamutwereke bamubona ati genda Damascene ng'umushiri wawe tuzabana by'ukuri uburaya n'ugukera uretse fiancé basezera ese bakuzi bakiza Claude uyo mubona ubura no gusura iyo nza gusubira mu butinganyi banatangiye gushyiraho iherena banatangiye gushyiraho tentire byanze bikunze kuba bavuga ibintu byinshi abantu bavuga ibyabo nk'uko navuga ngo ntaguze imyongya kuyomba urumva nabishatse agakiza n'ibyo ukazi kari ku mutima wanjye nari impamvu zo kugira ngo abantu babreminge ngo ubundi bitaga Damascene ndabizi barabivuga abantu benshi cyane kandi koko no kubivuga birumvikana niba naratangiranye n'abandi urugendo abandi bakabona barabatijwe njyewe simbatijwe bakabona bimwe bari mu biganiro njyewe simbonetse mu biganiro ibyo ngibyo bakagombye kubivuga ariko nta nubwo bakagombye kubivugaho kubera yuko imbuto zose zije ku giti ntabwo zisarurirwa rimwe birashoboka ko ejo nabatizwa cyangwa n'undi mwaka nkabatizwa ariko njyewe ndahamya ko umutima wanjye nta rubanza ucira njyewe ndi Damascene ntabwo nkiri wa wundi aho navuye ndahaha uvuze ko ukiri wa wundi hari umukurikiye inoca no bwa mbere ariko akibona wowe Damascene ni muntu ki yuje mu make atazibona bwawe Damascene ni muntu ki ese bimeze bite yavuye hajya hehe ese yari muntu ki badukurikiye Damascene wari yaranakiranye cyangwa ngubu uwari we rero abantu bankurikiye kuri Keza Claude TV mutazi n'ukuri mbanje kubasuhuza n'ukuri ko mukurikiye iki kiganiro Imana ibambere umugisha mbanje kubifuriza umwaka mushya Damascene nari wo kurimbuka yewe nari wo guterwa amabuye nari wo gucirirwaho iteka dore ko nakoraga n'ibintu bihabanye abantu bakora nari umutinganyi cyari mbere Sodoma na Gomora ariko ndashira Imana ubwo wicaje na mwene data Keza Claude TV nyibyajya no gukizwa urabizi ko wambaye hafi kuroburiya nakubonye wo mugisha cyane shira Imana ku bwa Claude mukuri ntazishimye kwa Claude yarasubiranye n'umugore agasubirana n'abana bari batandukanye imyaka igeze kuri 6 yewe yaragiye muza kwa Sekibi ariko ndashima Imana kuko Claude uyu ufata nka mukuru wawe wenda mu myaka ndamurusha
ariko impamvu mufata nka mukuru wanjye ni umugabo arubatse kuko iyo umuntu yatunze urugo agatunga umwana umwe agatunga abana batatu burya abakurusha n'ibitekerezo ntabwo biba byoroshye mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Shima Imana rero ku gakorode kuko yambaye hafi njya no gukizwa nakijijwe ku bwakiza Imana yabikoze, ariko umuntu wambayeho umugisha kuko wambaye hafi mu bantu baje kumbwiriza ngari koko uracyara ngaha urabona ahantu ugiye kuzapfira. Ese ngubu Damascene akubwira nitwa Jacques ntabwo nitwa Damascene, witwa Damascene kuko uri umugabo ntabwo wemerewe kwitwa Jacques. Agenda ava hafi ku munsi biba ngombwa yegereza umubyeyi shangazi barafatanya barasenga, nibwo nashize ibipfukamiro hasi nibwo bashyizeho ibiganza barasengera ngenda nzi buhoro buhoro. Inshinduka Imana yagize icyarimo gishyashya. Imana nibwo yabyumviraga amazina nitwa Damascene, dore ko ari izina ryiza rishimishije, ni izina ababyeyi banjye banditse, ni izina niswe n'umukecuru wageze n'umusaza igihe nari ku bibero byabo ndi uruhinja. Ndashima Imana cyane rero, ni ukuri navuye mu Egiputa, navuye mu nzira y'irimbukiro, navuye mu nzira y'amahwa, navuye muri Jahanama, nuko aho navuye ndahazi ni habi ntabwo nasubira igihugu. Ariko ndi tayari kubatizwa, nshobora kubatizwa mu bandi bazabatizwa, mushobora kuzamura ndimo kubatizwa, ndabizi impundu zizavuga, nabonye ukuntu mwaje mazi mbona wuzuye umwuka, ndavuga ati Mana we ushimuha bikira n'umukuru. Byarashimishije ndabikurikiranaga cyane, abantu nkabona bambeza ariko ngo wabonye kurode ngo wabonye kurode we kutabatijwe nanjye numva birambabaje cyane. Birababaza cyane ko waratangiranye n'abandi urugendo ntimusuzanye, birababaza cyane ko wariganye n'abandi ntusuzanye nawe, yaba harabaye wenda kubuswa, aba harabayemo kubugwari, ariko ni ukuri mbabarire mbasabye imbabazi abankurikiranye kuri Kiza TV. Numva ibintu byabaye ingorabahizi, byabaye inzitizi n'ibyo bintu gukizwa ni buhoro mbese byashyushye byagize gutya, ariko ndabizi neza ni umwami Yesu birashoboka meze neza. Ndashima Imana ko ndashima. Ikibazo yanjye nibaza mu buryo kubona tugenda ku rusengero sinjya kubona aba ku cyumweru uwo mwatsi sinkora wiga ku mbatizo inshuro nyinshi. Ese baba bahindura idini tukisengera kwa Anglikani, baba ukisengera yose, baba mu ADPR imeze rero Claude icyo kintu ndagisubiza cyane. Njyewe sinzi ukuntu wenda njyewe ntabwo mvuga ngo kwa Kayisira Tware, ntabwo navuga ngo kwa Gitwaza, ntabwo navuga ngo wati ushobora kujya gusengera mu ADPR, ushobora kujya gusengera ibintu byarumvikana ko harangumva ko ushobora kuvuga ati ushobora kujya ahantu nkuye ADPR kandi hafi urumva afite twose no gusenga Imana icyangombwa ruko nakishijwe niho mberamye, ariko ntabwo bivuga byatse n'ejo wabona n'abatirijwe aho muri ADPR. Tukira aho ngaho ko agakiza niki mu mwaka warangiye wumva wishimira. Ese ni icyubahiro cy'umuntu kiri mu busambanyi bwawe, ikibazo cyawe kivuye ku Mana n'abadukurikiye bumve ibyo kwa Satani ibyiza byabo, bumve no ku Mana nabwira abakunzi ba Kiza TV. Ndumva ntajya kuvuga ibintu byinshi cyane kuko twarabivuze byinshi twarabivuze kumwe, twatanze ubuhamya mbese twavuze ibintu byinshi cyane. Nta cyiza cyo mu butinganyi, nta cyiza cyo kwa Satani. Nawe urabizi nk'uko mwarimu yabazaga akanikangaye kandi atazi tubatinganye twarakubiswe, twarakunze, twatewe amabuye, induru zaravugaga. Mbese urumva iyo umaze gukizwa urumva hari ibintu byinshi cyane nyine ukize indwara yawe. Tukiri hariya ibizazane twahuraga nabyo urabizi, twacaga mu nzira induru zikavuga. Ndabizi ariko bw'abakurikirane babyumvira byose mu izihe nzira zibamo, ese ni izihe nyungu zibamo. Abavuga ngo ntabwo ari byo, abandi ngo ejo nawe n'umushyitsi wanjye wundi ariko udakijijwe arambwira ngo murabeshya, ntabwo mwakijijwe, ntabwo ari byo ni ukubeshya, ntabwo bishira. Izi Imana ndakubonye wenda njyewe nazinzi ngenzi ko bishira ku giti cyanjye kugira ngo ese birashira, ese ntabwo bishira, ni ukubeshya, ntabwo ari byo. Ibintu bivuga mu byo rero buriya Claude ikintu ugomba kumenya, abantu bagomba kuvuga bakavuga ibyo bumva bishakiye bakanezeza umutima wabo. Ntuzajye kuvuga ngo umuntu yavuze ngo ntabwo ngo
wakijijwe ngo ntabwo ibyo wari urimo wabivuyemo ngo uracyari wa wundi ngo uracyagendera muri za nzira abantu niko duteye urumva hari n'ushobora kuzakubwira ya magambo kugira ngo urucantege ngo ibigeragezo ntabwo bizaba urumva ngo ibizazana ni ukurwana urugamba rwaba ari igihe aba yatumye n'abandi akavuga ngo kajya babona uko ahagaze biri gutangaza ko ari ushobora kuza akagucira mu maso kugira ngo arebe kugera kuko uba ko umutinganyi umuntu ushaka kuwukira agakira burundu ubutinganyi ugomba gushyira 100%. Impamvu ubutinganyi ugomba gukira ni ibintu byinshi cyane twishyiraho urumva ni ibintu byinshi cyane twishyiraho ukumva uri umukobwa kandi uri umugabo cyangwa se kuba ryahise ngo hasi no gutereka ibibazo byaho twagejeje kiza Claude arambajije mbanje kubasobanurira ngo abantu bagomba vuba ameritaza koze Kiza Claude TV aragira ati abantu baramutangira abantu baravuga ngo ntabwo bigize ukizwa cyane ntabwo bizabura ibiturwana ntabwo bizabura ye na Yesu bamwe ntabwo bari umwana w'Imana ntabwo niba umwana w'Imana ngo uva ku musaraba ngo umwana w'Imana ngo nawe banza wikize urumva niyo mpamvu rero abantu muri iyi si ya none bakunda ibibanezeza bakunda ibibabaza umuntu bakunda ibicantege bakunda byacitse ntibigutangaze Claude we waba ushobora kuza akagucira mu maso kugira ngo arebe agakiza kawe hari ushobora kuza gutya akavuga amagambo menshi ashaka kugukomeretsa akaba yavuga n'ibyo udakora n'ibyo utavuga bya bindi watandukanye nabyo bya bindi watari nabyo urumva kugira ngo arebe ukuntu witwara kugira ngo arebe amarangamutima yawe kugira ngo arebe umujinya wawe ikiza rero uca bugufi ukamwima amatwi iyo ubundi umuntu wakishije akamenya Imana abatandukanye n'umutari wakize nta n'impamvu zo kuvuga ngo ugiye kumuha umwanya ijambo ry'Imana riravuga ngo yitandukanye n'abo utari kumwe nabo uti wajya ubwirana amagambo wajya kujya kuvugana ntabwo ujya ubona nabo bari n'ibyo magambo bagizi nyari iyo ushobora kuyita bakakubwiye umusatsi amaherena yakuyeho ngo ko tubona ashaka kugenda nk'abakobwa ibyo bumva barabivuze abandi bagahita bavuga ati yakijijwe ariko ukurikije ukuntu wari umuzi ntabwo yakagombye kureka amaherena ntabwo yakagombye niba atari ibanga ko tuvuze abandi banyine ntabwo bangana iki mu by'ukuri rero abagabo ntabwo nababara ngo nagiye kuryama n'abagabo kuko nari indaya urumva icyo tubwizanye kuri ntabwo navuga ngo naryamanye n'umugabo umwe cyangwa se batatu haleluya ndashima Imana bamwe yaragiye kuvuga ngo naryamanye n'abagabo batatu bane batanu nakora umwuka w'uburaya nari cyose giye kujya nabaga se ngo hose naryamanye n'umugabo umwe kwikira aho ngaho bwo kwikira rwose harimo amafaranga cyangwa atayabamo by'ukuri ntabwo navuga ngo habaho amafaranga cyangwa ntabaho amafaranga biterwa n'uko wakoze uburaya ushobora kujya gukora uburaya uzi ikikujyanye urumva ushobora kujya gukora uburaya arira ari inkundaburyo nk'uko wumva abakobwa bakora uburaya ugasanga bamwe bakuyemo amazu ugasanga bamwe barangirira abana ku ishuri hari n'abakora uburaya ugasanga buri munsi bakubiswe bafite ibikomere basinze bitewe n'uburyo bakora mu buraya wenda ikintu ushima Imana ni uko ntabwo navuye mu buraya ntarwaye navuye mu buraya nacitse akaguru ariko nta cyiza cyo kwa Satani gira inama abantu bakikora abahungu bagisambana n'abagabo bagenzi babo abo twasize imiriya bacyakujyamo bakirimo ikintu wagira inama urubyiruko n'ababyeyi undi rero mbanje kubifuriza ukuri amahoro y'Imana bituruka kuri Damascene twavuye n'ahantu hari niyo mpamvu iyo mbonye umuntu ukiri hari ahantu cyane ndababara cyane byanze bikunze abantu muri sosiyete nyarwanda igufata nk'umuntu udafite ubumuntu bagufata nk'umuntu w'ikiburaburyo bagufata nk'umuntu utuzuye kandi koko wa mugani usibye wenda ko nshobora kubivuga bakavuga ngo ni ugutukana n'ubundi ntabwo ari byiza kuko kiriya ni icyaha ndengakamere icyaha Imana yanga icyaha cyari yuko n'amatungo ari amatungo ntabwo icyo cyaha gikora Imana yaremye umugabo irema umugore kugira ngo bashake bazororoke urumva wowe nk'umugabo ukiryamana n'undi mugabo wumva umusaruro w'umugore bagira inama rwose impamvu ndimo kubagira inama nk'ubumvira ku mpinduka zawe uri kumwe n'umugore wawe unezerewe nigize kurushaho mbona ukuntu abana birukanka bakuzanira akamambiri ntekereza ubuzima wari urimo
ntekereza ukuntu wakubitwaga n'umugabo mubana mu nzu, ibyo byose bigira ishusho. Iyo mpamvu rero ngira abantu bakiri mu butinganyi, bakiri kwa sekibi, bari mu ngeso mbese zidafututse, ni ukuri muvi buzimu ujye ibona. Uzitwa abagabo kuko kwitwa umugabo umuntu arabiharanira, kwitwa umugabo nta gaciro. Uzarebe niyo ukoze ikintu cyiza umuntu aravuga ati ariko waza kuba umugabo akavuga kurinda n'urwo pfuye si rutoya. N'ababyeyi barababara bakagira agahinda, ariko zikuvuga ati ko nabonye mbyariye umwana akagomokaho, we azakomokwaho nande. wabagira inama rero tukira inama nabagira rero ni ukuri muve muri izo nzira, mukurikire umwami Yesu. Kuba mu Mana ni iby'igiciro. Iyo wageze mu Mana ubona umunezero, ubona amahoro, ubona ubutunzi. Kwa Yesu hari ubukire urenze ubukire byonyine kuca ahantu ukagirirwa icyizere, ukagirirwa agaciro. Ariko kuba uri umugabo ukaba utakinjirana ugiye kwaka akazi, umuntu yakubona agatukisha, umuntu yakubona bamwe bagakora ku kimenyetso cy'umusaraba, abandi ati mu izina rya Yesu. Ati abari muri ibyo byaha bihane. Nanjye navuga ni mwihane. Bakunzi ba Kiza Code TV, ndabashimiye ko mutabona kubana natwe mu biganiro byacu, mu kudutera inkunga, mukora share, comment, like n'ibindi, subscribe. Imana yo mu ijuru ibahere umugisha. Rero ndabashimiye, mbifurije umwaka mushya muhire, izabera amata n'ubuki. Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro izabasange, ibyo mwifuza byose izabahe n'uburame. Tuzongeye dushima Imana umwaka utaha yo kwatwibaza. Rero nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.